yavukiye mu cyari komini Kinyamakara uri mu karere ka Nyamagabe mu mwaka w'1984 mu muryango utishoboye ku buryo ubukene ngo bwatumye ahagarika kwiga atararenga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Nitwa Gumyusenge Jean Pierre, ndi umupapa mfite abana batatu. Nkaba ndi umunyeshuri ku kigo kuri iki kigo UMUCYO School. Ngeze mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Mfite imyaka 38. Narizeho primaire kugeza mu bihumbi 2000, narize ngarukira mu wa gatatu n'ubundi. Ariko nyuma kuva mu bihumbi 2000 ngira imbogamizi z'ubushobozi sinakomeza kwiga. Muri iyi myaka rero ariko nkagira intego z'uko nzasubira kwiga kubera ko nari mfite intego. Ndagenda ndabanza nubaka umuryango, hanyuma y'umuryango ndavuga ngo none reka nsubire kwiga. Icyatumye rero ngaruka hasi nuko narebye nsanga ibintu twigaga mu bihumbi 2000 ni verbe être twari tuzi nabo ari nta bindi. Abana nkabona baranzaniraho muwaka baniga gardienne ngo mbafashe bikananira. Uyu munsi ndavuga ngo reka nsubire ku ishuri bitewe n'ibintu nifuzaga kugeraho, nkabona nimba ntarize sinzabona ubushobozi bwo kubikora, sinzabimaintaininga neza. Byanze bikunze ibintu mfite vision, mfite inzozi zinsaba ko ngomba kuba narize. Mu mwaka w'2002 yavuye Kinyamakara aza i Kigali gushaka akazi ko mu rugo. Hashize imyaka 2 amafaranga 2000 yari amaze guhembwa, umushahara w'amezi 3 ahitamo kuyaranguza ubunyobwa n'amagi, atangira ubucuruzi bwitwa kuzunguza mu muhanda, yitwa Kanyabunyobwa. Natangiriye ku bunyobwa n'amagi na abakiriya banjye banangurira gutya tuzunguza, banangurira ugasanga mu kimbo cyo kunyishyura baranankubita. Ariko nacunganaga no kuvuga ngo nungutsa ngahe ni 1000, apana guhitanya rya yose, nkaryaho 300 nka savinga 700. Mbaho gutyo ngenda nubaka ubushobozi, bivaho nabuzunguzaga, noneho ntangira kubona abakiriya najya mboha muri alimentation. Bivaho ngaho ntangira kujya mu matsinda, mu rwego habamo amatsinda mu rwego muri banki yitwa Urwego, nisunga amatsinda nkajya mfata amafaranga twishyura mu mezi 4, hacungana nuko haka nk'ibihumbi 400 250 mu gihe cy'amezi 4. Ayo ni amafaranga menshi rero. Mu gihe nababwiraga ko ubwo nari maze kugira umuryango, ubwo nihuse cyane, nari maze kugira umuryango, mfite umugore, mfite n'ikibanza cyanjye nari naraguze 1,900,000. Uko kujya mu matsinda, uko kumenya ko ngomba gusevinga, urumva nimba watse 250 mu mujyi wa Kigali, ubifite bishobora kongeraho icyumba hano kuri iyi nzu uri kubona 250, ufite ikibanza cyawe bishobora kugufasha kongeraho icyumba hanga. Buhoro buhoro gutyo rero niko nubatse inzu. Uyu munsi wa none ndafite inzu hano muri Gasharu, ndatuye, ndi umuturage, ndatuye. Ngeze ni Kigali nababwiye icyo nakoze akazi ko mu rugo, nakoraho nk'imyaka 2. Nyuma y'akazi ko mu rugo kangoye cyane, kuko nibuka ko ahantu hambere nahakoze amezi 3 bampemba ibihumbi 2 total y'amezi 3. Mvamo ndaza ntangira gukora ibintu byitwa ubunyobwa n'amacipusi, nkajya mbitanga ahantu mu alimentation. Maze kubona ubushobozi bwatuma nubaka urugo, nifashishije bwa bushobozi ndagenda nshaka umugore. Gumyusenge yatangiye ishuri mu mwaka w'2020 ahereye mu wa 2 w'amashuri abanza. Ubu niwe uhora abo wa mbere n'amanota atajya munsi ya 97% buri gihe. Saa 11 za mu gitondo mbyutse, habanza nkarebamo mwikaye, yenda hari gihe twatwayeho muwaka cyangwa se hari ibyo twizejo mba ngomba gusubiramo cyane byanze bikunze, kuko hano hari abana nabo baba bavuga batari ku mwanya turabushaka, uyu mwanya turabushaka. Ejo bundi habaye agastori tuyimukiye mu wa gatatu, baravuga bati mbese ntabwo tumushaka, nagenda asubire mu wa 2 natwe turebe ko twaba abambere. Ubwo rero abo bana nabo kugira ngo bazankure kuri uwo, kugira ngo batankura kuri uwo mwanya, sibye ko mbona bishoboka ko barafite ubushobozi cyane, biba binsaba ko nkora cyane, nkabyuka nkasubiramo amasomo, namara gusubiramo saa 11:30 bihagije, nkahita nkaraba mu maso, nkaza nkakorera etide hano mfatanije n'abana bagenzi banjye. Ndiga ngize amahirwe biranankundira, mba numva biryoshye, da performinga neza. Urugero nuko amanota nahereyeho, bwa mbere narabanje nzana 97, niyo manota make yamaze kubona. Bwa kabiri 98, igihembwe cya kabiri, igihembwe cya gatatu 99. Mwanya n'uwa mbere nk'umusaza.
kugira ngo ntasebye abasaza naje mpagarariye umwanya wo n'uwa mbere. N'iki ngiki twakoze ejo bundi nasubiye inyuma ho gatoya mbona 98 urumva ndacyabura abiri ubundi mba mvuga ngo yabiri yo kuki atavamo kuko ubundi ntabwo niga ngo ngwize umurongo. Icyambere cyo nababwiye ko mfite intego zo kuzaba delegiteri w'ikigo cyane, ariko icya kabiri ndanavuga ngo kubera iki ubundi ejo bundi muri examen national, kubera iki ubundi ntashobora gukora nimba kuba uwa mbere ku rwego rw'igihugu yenda biranze, ariko nibyo nshaka ku rwego rw'intara biranze. Ubwo ni umwanya wa kabiri mu turere 30 tugize igihugu cy'u Rwanda, nta karere na kamwe nazaza mpagarari. Nuko ngo umwanya mutoya nshaka nuko nibura bazavuga bati hari akarere abana bo muri aka karere urabarusha amanota, ubwo rero ni wowe ubahagarariye uri wa mbere muri ako karere. Umubano n'abanyeshuri bagenzi banjye ugeze muri karase cyangwa unageze hano mu kigo muri rusange, tonke nanjye mba ndi nkabona damanutse nciye hasi bugufi yandareshya nabo ku buryo ntago wadutandukanye. Ibyo bakora turakina turigira hamwe, mbega abantu urabona ko banyisanzuyeho nk'abisanzuye kuri mugenzi wa nuko ubuzima hano buba turajya gukina tugakinana, izo gusubiramo amasomo turakorera hamwe nk'itimu, ibyo bandusha bakansobanurira, ibyo mbarusha nanjye nkabasobanurira. Mwarimu bagwa neza w'imyaka 26 y'ubukure akaba yigisha imibare mu kigo UMUCYO School avuga ko yatunguwe igihe kimwe no gusanga umugabo umurusha imyaka 12 yicaye mu ishuri yiteguye kwigana n'abana b'imyaka 7 cyangwa 8. Yaramuganirije yumva impamvu zose zamuteye kwiga ngana natyo. Umunsi wa mbere mu ishuri narinje mbona abana bato nk'ibisanzwe, nawe ndamubona ndi mukuru mbona yambaye uniform, ndabasuhuza mbabwira uwo ndiwe, ndangije urumva ku muntu wese umubonye bwa mbere ugomba, naratangaye cyane ndamubaza bite, ngenda mbaza abandi bana kugira ngo ataba yagira ikikango, nawe ndamubaza mbwira imyaka ye, numva afite imyaka myinshi kuri njyewe. Twaje kugirana ikiganiro muri pause mu kanya ko kuruhuka, mubaza kubera iki waje kwiga uri mukuru, ambwira intego afite ko yajyaga ananirwa gufasha abana akabona ibintu byarahindutse, ambwira intumbero nyinshi nyine afite, ndabyakira ndamwigisha. Ni n'umuhanga kuko arimo kwiga bishaka, akuze. Ubwo yagize ikibazo ambaza nk'abandi, mufata nk'abandi bana. Turi mu ishuri ni umwana nk'abandi nubwo ari mukuru kuri njyewe. 242 divided by 2. Ubwo iyo nk'uyu muntu abahaye homework ntibayikore neza cyangwa ntibayikore ku gihe, ukavuga ngo uyu munsi ndabakubita udukoni 2 two kubacyaha, Peter Jean Pierre y'umuntu amugezeho ifata neza rwose ugakubita, ukamukubita udukoni 2 akicara tugakomeza ishuri. Iteka ryose iyo ngeze imbere ya mwarimu cyangwa imbere ya delegiteri mba mbizi ko ndi hasi ye. Ibyo byo kureba ngo ndamurusha imyaka, oya, nzi ko ndi umunyeshuri, nzi ibyo umunyeshuri uburyo agomba kwitwara imbere ya mwarimu, nuko nyine nk'abana niko mbikora. Gukerererwa ntago wapfa kumfata nakererewe, ko ndagerageza ibishoboka kuzinduka, ahubwo turebe ngo noneho hariho ibyananiye. Urumva ikosa nakora hano ni ugusanga ikibazo cyananiye. 2 times 2 equal 4. 4 minus 4 equals 0. Ugusanga ngo haraho nabonye nishe ibibazo. Urumva kugira ngo rero ejo ntazongera kubyica, ndatega gutya ndatega
ndatega bagakubita agakoni hano nkuko abandi bana babikora ndatega nta kibazo hagati bakancishaho nkabyemera n'umutima mwiza nishimye nsetse kandi ugasanga abana nabo abana twigana ubundi bibashimira nabo baba bashaka ati Messi yakishe nahaguruke nafate ku mano like this bakamukubita agakoni aha usanga byashimishije abana cyane. Gumyusenge avuga ko benshi bamunenga ko arimo guta igihe bakamwita bushombe hakaba n'abamwita ikigoryi nyamara kuri we ngo ntacyo bimubwiye kuko atanga urugero ku bantu bibona nk'abakuze baba baragize ibyago byo gucikisha amashuri cyangwa batarigeze biga na busa. Imbogamizi ni nk'ebyiri. Imbogamizi ya mbere nuko abantu batabyumva ugasanga bo barashaka ngo nakabaye bino bintu sibyo nakabaye nkora nakabyihoreye nakabiretse nango nakagiye nkiga kuki ntashobora kugenda ngo nige indimi kuki ntagera ngo nige business. Iyo ni imbogamizi ya mbere ko aho uciye usanga batabyumva oya ayo mazina ya nabuze ubwenge nta bwenge mfite ntago umuntu w'umukuru nkanjye yakatinyutse kujya muri primaire bushombe wa kabiri n'ayandi mazina menshi cyane atandukanye ariko kubera ko mfite ya ntego yanje ibyo ntabwo njya mbiha umwanya nubwo mbyumva mu matwi ariko nirinda kubiha umwanya. Yego indi mbogamizi ya kabiri birumvikana ni n'ubushobozi ibintu byose ni mu mafaranga n'ubushobozi mu mafaranga nizo mbogamizi ebyiri. Kubera ko ishuri rero ryo niga mbikunze numva biryoshye bituma nibyo umuntu yakisa imbogamizi ntabyitaho ntanabibona ndetse kuko ngeze mu ishuri nararyohewe cyane numva hari akantu ntigeze mbabwiraho navuze ku bintu byatumye njya ku ishuri ariko reka mvuge n'akandi kantu buriya urumva ko nababwiye ngo nakoze akazi ko mu rugo ndetse nabaye n'akanyabunyobwa no kugira ngo njye kugera ku bikorwa nababwiye ngo ndafite aho ntuye nagiye nkoresha ibyunzwe nagiye nkoresha imbaraga z'amaboko ahantu naciye nakoresheje imbaraga z'amaboko icyunzwe kigataka ariko nagiraga umubabaro w'uko ntigeze mbona umuntu ambwira ngo wakoze ugasanga wakoze ibintu bitanu bizima kimwe cyakunaniye ugahita ubona abantu bya bintu bitanu wakoze bizima ntibabyitayo bagahita bareba cya kindi kimwe wishe n'ibindi bagahita babicishamo umurongo. Ibyo byamye ari igikomere mbana nacyo mu mutima ariko ngeze hano ku ishuri uzi ukuntu very good ryo ndakora nakuzuza nimba ari mate nimba ari English nakuza bakanshyiriraho very good ukuntu panumva biryoha uzi ko kuba wa mbere gukora nkatana ubundi numvaga ibintu byo guhatana ushyize umurimo hari nusha umurimo w'amaboko umurimo wari wo wose gahunda yanjye biba ari uguhatana nkatsinda uwo muri nkaza ku mwanya wa mbere nibyo mba nifuza niyo mpamvu nakubwiye ngo ndifuza ko ku rwego rw'igihugu nzabe mu wa mbere nimba byanze intara nzahagararira imwe muri izi ntara eshanu nimba byanze umwanya wanyu mubwo ndimo kubara n'ubu uko nibura twazasanga hariho akarere nahagarariye. Ibi bintu rero byitwa byo kubaho dukora ugasanga abantu barahora bareba ibintu byacu bitagenda neza ibigenda neza ugasanga ntibabyitaho byari igikomere nabanaga nacyo kandi mfite ikimenyetso uyu munsi wa none yuko kwiga ko burya byari yuko ko bifite n'ubwonko bwanjye bufite ukuntu bwabyungukiyemo ndetse n'umubiri muri rusange cye naje kwiga buriya mfite ibiro 50 sinigeze ndenza ibiro 58 mbayeho. Yego ariko ubu tuvugana mfite ibiro byanjye 73 nta guhita ukora ubushakashatsi ngo wumve ko kuba ndi mu ishuri ndi mu bintu nshaka ndimo nkora ibintu nshaka ko nabyo bishobora kuba bifite ikintu binubatse no muri ngewe mu mubiri wanjye mu buzima. Umuyobozi w'ishuri UMUCYO School Ngirinshuti Jean avuga ko ubuyobozi bw'ishuri bwemeye guharira Gumyusenge amafaranga y'ishuri Minerval kugira ngo bimufashe kwiga no gutunga umuryango we. Icyo akora akabasabwa kugura ibikoresho by'ishuri gusa. Jean Pierre yaje atugana nk'ubuyobozi bw'ishuri hari muri 2018 aza kunganiriza igitekerezo cyo kashaka kwiga mbanza kugira ngo ni abantu bakina cyangwa se batera inkuru mbanza kwanga kubyumva bitewe nuko nabonaga ni mukuru araturuta kandi mu by'ukuri twigisha abana batoya ariko aza kugeraho abimbwira kenshi gashoboka tuza kwicara turabiganira ambwira projet afite yuko yifuza kwiga guhera muri primaire akarangiza akajya muri secondaire even na kaminuza akazayiga. Numva afite igitekerezo cyiza kuko ntekereza ko niba yarabonaga ko ndi umurezi nkabandera abana neza nawe yarafite igitekerezo cyo kashobora kuzaba umuyobozi w'ejo hazaza cyangwa umurezi w'ejo hazaza byumvikane ko agomba guca mu nzira yuko nawe yabanza akarerwa akiga akabona impamyabushobozi bimwemerera kuba yagira icyaba cyangwa se yayobora abandi.
bituma rero mwemerera ngo azaze yige. Ishuri ryacu ryari rifite abana be turera, bitewe n'uburere yabonaga duha abana be, nawe yifuza ko twamurera akagira iyo ntumbera binyuze ku Mucyo School. Aza kunganiriza, ambwira background y'ubuzima bwe uko bwubatse, ambwira uko ubuzima umuryango we uhagaze n'ibijyanye n'uburyo bwa finance. Tuza kuganira, duhuza ikiganiro, mbona hari uburyo dukwiriye kumufasha nubwo bigoye, ariko dukwiriye natwe kugira umuntu dufasha kugira ngo ejo hazaza heza hazamugereho. Bityo rero twaraganiriye, atubwira ubuzima bwe, uko abayeho, uko abona amafaranga, uko agenda apfundikanya hirya no hino. Bituma natwe tuza kuvuga ngo reka turebe icyo twamufasha nk'ubuyobozi bw'ishuri, tumufashe muri bimwe kugira ngo intego ye yo kwiga igerweho, bibere na kimwe mu bimenyetso abandi bantu bagenda bitinya kuba baza kwiga, baba bavuga ngo kwiga birahenze, biragoye. Nibyo biragoye, birahenze, ariko iyo wize kandi ukiga neza ugira ejo heza hazaza. Nagiye nkurikirana teyatere y'uruhererekane yitwa Urunana. Nigeze kumvamo umugabo witwa Bushombe wafashe iya mbere yo kuba yajya mu ishuri akiga. Bituma mvuga ngo birashoboka ko ikigo cyo gihe cyakiriye Bushombe akajya mu ishuri akigana n'abandi, rwari urugero rwiza rwo kuba natwe twishobora gufata iyo ya mbere yo kuba twafata uwo muntu mukuru akigana n'abandi bana. Icya mbere nuko yari amaze kumva ko kondisiyo z'ishuri agomba kuzubahiriza nk'umunyeshuri. Niba akerewe tukamucyaha, niba hari amasomo atumva tukayamwigisha, byaba ngombwa n'akanyafu kazamo nawe akakabonaho nk'umunyeshuri, akubahiriza kondisiyo zose z'ishuri. Ku ruhande rwa Jean Pierre twaraganiriye ubushobozi bwe n'abana afite nanone biga kandi afite inshingano z'umuryango, nubwo afite uburyo nyine yiyeranjaga cyangwa afite ubundi tuntu twamufashaga muri uko kwiga kwe, ariko twagerageje kumufasha kuba twamurihira natwe minerivare nk'ubuyobozi bw'ishuri. Dufata icyari kwitwa minerivare y'ishuri, turamubwira ngo ntuzayishyure, ahubwo ujye ureba iyo minerivare ko ushobora kugutunga mu gihe uri kuza ku ishuri. Kurangiza kaminuza nyuma y'imyaka 15, nubwo azaba afite imyaka 50 y'ubukure, icyo gihe ngo kizagera ashobora guhita ashinga ishuri rye bwite. Ubu mu mutwe wanjye nkuko nabikubwiye, numva ibintu byitwa kwiga bifite, numva ariyo maraso, ubu niyo maraso arimo atembera muri ngewe. Yaba muri weekend iyo twanabisikanaga twajyaga tunahurira yenda no ku Kinamba cyangwa mu mujyi, uzantungure ntiduhurira nko mu mujyi, uzasanga mfite nk'agakayi, bangendana nk'agakayi karimo note, nteze bisi nicaye muri bisi uzasanga mfite agakayi. Nwango ubuzima ndimo nsoma ibitabo, ndimo ndeba ibyo nize mu wa kabiri, subiramo ibyo ndimo niga mu wa gatatu. Nuko muri vacances n'ubwo buzima mba nubatse. Simbona impamvu yuko abantu baca abandi intege ngo urakuze ngo ntago wasubira ku ishuri, ndetse n'umuntu nawe ubwe akica intege agatekereza ngo imyaka ngezemo ngo ntabwo najya ku ishuri. Kwiga ikintu cya mbere nabonye birihuta cyane, cyo ni icya mbere. Icya kabiri, iyo mbonanye n'umuntu wataye ishuri ndamubwira nti ndebera umaze imyaka ingaho urivuyemo, barageze mpaka akambwira ati maze nk'imyaka 5 cyangwa maze imyaka 6. Hita ndebera abantu mwiganaga bo bakomeje, wowe ukarivamo. Igihe wavagamo yenda wari ufite imibare ivuga ngo ngiye gushaka amafaranga, nicyo gikunda gukura abana mu ishuri, ngiye gushaka amafaranga. Uzi ko imyaka 5 wa wundi wasize mu ishuri ariga akarangiza, nkurikira, ariga akarangiza segonderi ye na kaminuza yiwe akayirangiza, wewe wavuze ngo ugiye gushakisha amafaranga, ukaza gushaka amafaranga wabonye wagezeho ugasanga ukayabura. Kwiga ntago ntibihagarara, ntibirangira, siri tuko biranaryoshye none ubuzima. Kandi nanone mbona budafite butize, budafite ubumenyi bwo mu ishuri. Abantu baravuga ngo baragenda bajye mu bucuruzi for example, ariko ubucuruzi simbona ubucuruzi umuntu ashobora gukora atarakeneye iyi mibare yo mu ishuri. Hano ku ntebe y'ishuri mbona iyi mibare, ubuzima twiga hano mu ishuri nubundi nibwo duhindukira bukajya kudufasha hanze. Hari nko ku bantu bagize ibyago bagacikishiriza amashuri, ikintu maze kubona cyo ku myaka yose ufite ukibasha kubona, gibasha kwandika, nta myaka myinshi yo kutiga. Uko waba ungana kose waza ukiga. Rero ikintu nabwira umuntu wagize ibyago cyangwa ntagire nayo mahirwe yo kuba yabasha kwiga, birababaje kuba waba uri umuntu w'umujene uri mu myaka 30 n'ingahe 40 50 utazi gusoma, bakubaza ati witwa nde, ukaba utabasha kwandika izina ryawe cyangwa ibyangombwa, utabasha no gusoma ya mibare iri kwiranga muntu. Birababaje. Rero icyo nabwira buri muntu wese
amahirwe arahari ku muntu wese. Igihe ugihumeka ushobora kwiga ukamenya gusoma, ukamenya no kwandika. Ubwo rero icyo nabwira buri muntu wese, kuraje rwose, kwiga nta mupaka bigira. Icyifuzo cyanjye ni cyuko yanekereza ngo hariho abantu bafite ibigo by'amashuri bya segonderi. Hari abantu bafite ibigo by'amashuri bya segonderi, ndetse hariho n'abantu bashobora no gukenera gushyigikira umusaza kugira ngo runo rugendo mvuze ntazageraho nkacikiriza. Ndavuga ngo ejo bundi ninjya segonderi, abantu bafite ibigo by'amashuri byabo buriya ntago banshyigikira nkagenda nkiga iwabo. Eske cyangwa bano bantu bumva bashobora gushyigikira umusaza bashobora kunshyigikira, ntago baza ngo bantere ingabo mu bitugu. Izi ntego mfite, izi ntego ntago nshobora kuzigeraho ngenye. Nshaka kuba uwa mbere, nabibabwiye, cyangwa kuba uwa kabiri, uwa gatatu, nabibabwiye. Ibi bintu bikeneye rero support byanze bikunze y'abandi bantu. Njya mvuga ngo nta gahugu gakira kadafite umuterankunga. N'ibihugu ntusanga biba bifite abaterankunga. Ubwo urumva se umuntu ku giti cyanjye, nanjye byanze bikunze inzozi zanjye kugira ngo nzigereho, mba nifuza ko nakabonye nk'abaterankunga.